Ese waba uzi uburyo ibisebe bya diyabete bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'uyirwaye? Ibisebe bya diyabete ni ikibazo gihangayikishije abantu benshi bafite iyi ndwara, bikanagira ingaruka zikomeye ku buzima bwabo bwa buri munsi. Nubwo benshi batazi neza uko ibisebe bya diyabete bikomera n'uko bifata, kandi bikaba bigira ingaruka ku mikorere y'umubiri, gusobanukirwa n'icyo ibisebe bya diyabete ari cyo niyo ntambwe ya mbere yo kubirwanya. Muri iki kiganiro turasesengura impamvu ibisebe bya diyabete bikomera kandi bikagorana gukira, n'uko bigira ingaruka ku buzima bwa buri munsi. Tunagaruke ku bumenyi bw'ingenzi bwo gufata neza uruhu n'imikaya mu gihe ufite indwara ya diyabete. Iyo usobanukiwe ibi byose, bigufasha kumenya uko wakwirinda ingaruka zabyo zikomeye, ukamenya ibimenyetso byabyo hakiri kare, kandi ugafata ibyemezo byiza ku buzima bwawe. Ushobora kuba unyumva urwaye diyabete ariko ugasanga nta bisebe byayo urwaye, cyangwa se ukaba ufite inshuti, umuvandimwe se, yewe n'umubyeyi urwaye iyi diyabete. Ni byiza gukurikirana iki kiganiro kugira ngo ukuremo inama n'ubumenyi bwimbitse bwagufasha kwirinda cyangwa se guhangana n'iki kibazo. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Naho mu kanya. Reka turebere hamwe inkomoko n'imiterere y'ibisebe bya diyabete. Ibisebe bya diyabete ni ibikomere bikunze kugaragara ku bantu bafite indwara ya diyabete sikire, ikaba ari indwara ifitanye isano n'isukari nyinshi iri mu maraso. Ibi bisebe akenshi biba ku birenge cyangwa ku bindi bice by'umubiri, ariko ku birenge niho bikunze cyane kubera uburyo amaraso n'imitsi bikora muri icyo gice. Iyo umuntu amaranye diyabete igihe kirekire, urugero rw'isukari mu maraso rushobora kuguma ruri ku kigero cyo hejuru cyane. Iyo isukari imaze igihe kinini iri hejuru, itangira kugira ingaruka ku mitsi mito mito no ku mitsi itwara amaraso. Iyo iyi mitsi yangiritse, amaraso agera mu bice bimwe by'umubiri mu buryo butuzuye neza. Amaraso niyo atwara umwuka wa ogisijene n'intungamubiri zigaburira utunyangingo tw'umubiri. Iyo utunyangingo tudahawe ibyo dukenera, ubushobozi bwo gukira bw'umubiri buragabanuka cyane. Bityo igikomere gito gishobora gufata igihe kirekire cyane kugira ngo gikire. Mu buryo bw'imikorere y'umubiri, iyo habayeho igikomere, umubiri utangira inzira yo kukivura. Iyi nzira ikaba igira ibyiciro 4 bitandukanye. Icyiciro cya mbere ni ukubanza guhagarika kuva kw'amaraso. Icyiciro cya kabiri ni ugukuraho utunyabuzima twangiza. Naho icyiciro cya gatatu ni ukubaka utunyangingo dushya no gusubiza uruhu mu buryo busanzwe. Uku niko umubiri ukora mu gukiza igikomere ku muntu usanzwe utarwaye diyabete. Naho ku muntu ufite uburwayi bwa diyabete ho, iyi nzira ishobora kugenda gahoro cyane cyangwa igahagarara hagati kubera impinduka zitewe n'isukari nyinshi iri mu maraso. Reka turebe noneho uko diyabete yangiza imitsi y'amaraso bigatuma ibisebe bikira nabi. Indwara ya diyabete sikire ishobora kwangiza cyane imitsi mito mito itwara amaraso. Iyi mitsi niyo ituma amaraso agera ku ruhu no ku nyama ziri hafi y'urwo ruhu. Iyo yangiritse rero, amaraso agera aho agomba kugera ari make cyane. Iyo amaraso ageze ku ruhu ari make, utunyangingo ntitubona ogisijene ihagije. Ogisijene ni ingenzi cyane mu gukiza ibikomere kuko ifasha mu kubaka utunyangingo dushya no kurwanya mikorobe. Iyo itabonetse bihagije, igikomere gishobora kuguma gifunguye igihe kirekire. Ikindi kibazo ni uko iyo amaraso atagenda neza, n'imiti irwanya mikorobe ishobora gukomeza kwiyongera mu gikomere, ikaba ariho yirundanyiriza. Iyo mikorere mibi y'imitsi y'amaraso ituma igikomere cyoroheje gishobora guhinduka igisebe kinini kandi kikagorana gukira. Ibi ni byo bituma abantu benshi bafite diyabete bagira ibisebe bikomeye ku birenge, maze ugasanga ntibikira. Reka turebe noneho uko diyabete ishobora kwangiza imitsi y'amarangamutima. Aha ni igice cy'ubwonko tuvuga
kuko amarangamutima ntagira imitsi, ariko ni nk'inzira zihuza ubwonko n'umutima mu gucunga no kugaragaza amarangamutima, ariko si imitsi isanzwe ya kinyabuzima. Muri make ni uguhuza ubwonko, umutima n'ibyiyumvo by'umubiri. Diyabete itera iyangirika ry'imitsi itwara amarangamutima yitwa neuropathy diabetique. Iyi ndwara ituma imitsi yohereza ubutumwa bw'ububabare cyangwa ubushyuhe ku bwonko yangirika. Iyo imaze kwangirika, umuntu ashobora kutumva neza ububabare cyangwa ubushyuhe ku birenge, maze bigatuma agira igikomere atabizi. Urugero, ashobora nko gukandagira ku kintu gityaye kikamukomeretsa, cyangwa se akambara inkweto zikamukomeretsa, ariko ntabyumve, ntanamenye ko afite igisebe. Iyo agize igikomere ntabimenye, gishobora kumara igihe kinini kititabwaho, maze mikorobe ikinjiramo igateramo infegisiyo. Iyo infegisiyo imaze gukura, igikomere gishobora kuba kinini cyane kurushaho. Ku bantu bafite neuropathy diabetique, hari n'igihe uruhu rwo mu birenge rushobora gucika, maze impande yarwo hakagenda hatemuka hashiraho nk'uko wavungura igitaka, ariko akenshi ntabimenye kuko icyo gice kiba kitumva. Reka turebe noneho imiterere y'ibisebe bya diyabete ku birenge. Ibisebe bya diyabete bikunze kugaragara cyane ku birenge, mu buvuzi byitwa ulcère du pied diabétique. Ubwo bisobanura ko ari ibisebe bigaragara ku birenge by'umuntu urwaye diyabete. Ibi bisebe bishobora gufata ku mano, ku gatsinsino, cyangwa ku gice cy'ikirenge gikandagira cyane, ubwo ni mu kirenge hasi. Mu ntangiriro, igikomere gishobora kuba gito cyane kuko gitangira uruhu rutukura, maze iyo kidahise cyitabwaho gishobora gufunguka maze kigahinduka igisebe kinini cyasamye. Iyo igisebe kimaze gufunguka, gishobora kandi kugera ku nyama zo munsi y'uruhu. Hari n'igihe gishobora kugera ku mitsi cyangwa se kikagera ku magufwa. Iyo kigeze kuri uru rwego, nibwo gukira kwacyo bitangira kugorana cyane. Ibisebe bya diyabete bishobora no kugira impumuro idasanzwe cyangwa gusohora amazi n'amashyira, ari byo bigaragaza ko mu gisebe imbere harimo infegisiyo ikomeye. Nguko uko mikorobe zituma ibisebe bya diyabete birushaho kuba bibi. Iyo umuntu urwaye diyabete agize igikomere, mikorobe ishobora kwinjira mu buryo bworoshye maze igateramo infegisiyo. Utunyangingo tw'umubiri tukagerageza kuyirwanya, ariko kuko ubudahangarwa bw'umuntu urwaye diyabete buri hasi, ntibubashe kurwanya iyi infegisiyo ku buryo bukwiye. Ibyo bituma bagiteri zororoka maze zigacukura ubujya hasi bw'igisebe, bigatuma cyaguka cyane nk'uko twabivuzeho, ku buryo kigera no ku magufa kuri bamwe, maze bigatera ko cyangwa gukira burundu, hakazamo kanseri cyangwa se hakaba gangrene, ku buryo rimwe na rimwe bishobora kurangira akaguru bagaciye. Nk'uko twabibonye, ibisebe bya diyabete si bisanzwe kuko bikomera kandi bikagira ingaruka zikomeye ku buzima bwa buri munsi. Harimo uburibwe bukabije, kugabanuka k'ubushobozi bwo kugenda cyangwa gukora imirimo, ndetse bikongera ibyago byo kugira izindi ndwara utari usanganywe. Kumenya uburyo bifata umuntu, ibimenyetso byabyo n'ukuntu bikora mu mubiri ni intambwe ya mbere yo kubyitaho no kwirinda ingaruka zabyo zikomeye. Inama naguha ni uko ugomba kujya ugenzura uruhu rwawe buri munsi kugira ngo umenye ibimenyetso byabyo hakiri kare. Ikindi, ujye witondera ibisebe byose nubwo byaba bito, ntubirekeraho utabyivuje uvuga ko bizikiza ubwabyo, kandi aho gukira bishobora gukomera kurenzaho. Rya indyo yuzuye ariko igendanye na regime diyabetike, kandi ugire isuku ihagije ku mubiri wawe. Shaka inama z'abaganga cyangwa inzobere mu by'imitsi n'imyakura ndetse n'indwara zitandura igihe cyose ukunda kwibonaho ibisebe bidafite imvano nyakuri. Iyo witaye kuri ibi byose neza, bishobora kugufasha kugabanya ibibazo biterwa n'ibi bisebe no kugira ubuzima bwiza kurushaho, nubwo utaba uri mu rwego rwo kuvurwa ako kanya. Niba ufite ikibazo watubaza cyangwa se ingingo wifuza ko twaganiraho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, watwandikira muri komenti. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.